mbereka uko Imana igiye kubikora. Nje gucencura nindangiza ngosore. Haleluya. Imana ishimwe. Irambwira ngo nukuri ndi mu ijuru ryanjye ry'abera. Nje kugosora, nje gukuramo, ese rerebota ya siri. Imana ije kugosora, ije gukuramo, ngiye kubona nkajya mbona bimwe iri kubigosora, bimwe iri kubishyira mu ruhande. Noneho ndangije mbaza Imana ngo se biriya uri gushyira mu ruhande bisa nk'inkumba, hari niko nanjye ndi kubibona muri aya masaka mfite. Ndayibaza ngo ese ngo kubera iki nakomeje ndwana n'uwo mwuka cyane. Ndabaza ngo ese kuki zirankumba uri kuzishyira iruhande. Inshuro nyinshi Imana irambwiye ngo imukuyemo bomboni kandi iramukijije. Irongera irambwira ngo wowe umaze iminsi uburana imanza zidashira, menya hari uburanye nk'inshuro 5 ujurira byanga, abantu baguze ibyawe, abantu barakuguze. Nagiye kubona mbona amadosiye yawe Imana igize gute, irayubuye, kuko mbese bari kuburana bagenda bakugura. Imana yambwiye ngo ni nkubwire ngo nubwo bakuguze ariko Imana itanze ikiguzi kiruta icyababandi bagiraga gute batangaga. Amen. Imana ikwiteho. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari gukora, abantu mushaka perime, abantu mukeneye perime. Ngiye kubona hari umuntu umaze iminsi, menya hari akoze nk'inshuro zigera nko muri ngo nukuri ndirahiriye manukiye mu bwoko bwanjye. N'ahandi Imana yamanukiye mu bwoko bwayo. Nawe uri ubwoko bw'Imana. Nzi ko mu b'Imana ibwira nawe urimo. Waba uri umupasiteri nawe uri umwana w'Imana, waba uri umuvugabutumwa nawe uri umuntu w'Imana, waba uri umukristo usanzwe nawe uri umuntu w'Imana. Ariko umwuka wera numanuka mujye mureka uvuge, kuko ufite icyo ushaka. Ese murabona turi abacu? Ngo ijambo ry'Imana ryarambwe ngo ntago turi abacu ngo twigenge. Imana ishimwe. Kandi niko kuri, ntago turi abacu ngo twigenge ngo dukore ibyo dushaka. Nimba uri umuntu w'Imana ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Nimba ukorera Imana ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Nimushake mujye muntu kanjye nyoborwa n'umwuka wera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Imana, Solange. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Uraho neza Solange? Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahibazwe cyane cyane. Kandi ndabakunda nshuti zanjye, ndabizi ko nanjye mu nkunda, nanjye rero ndabakunda. Mwangaragarije urukundo, murambwira ngo murankunda, nanjye ndabakunda cyane. Kandi tuzajya tubana umunsi ku munsi, uko Uwiteka azajya agira gute, azajya dushoboza. Ninjye Solange rero wagarutse. Ushobora kuba wenda ugiye kumbona bwa mbere, reka nkubwire ngo nitwaho Banegeye Solange, ndi umama w'abana 5. Yego, ukunda Imana n'abantu bayo. Yego. Urakoze cyane, ukunda Imana n'abantu bayo. Yego. Natwe turagukunda. Murakoze. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ubanze usenge Imana. Urakoze cyane. Mana Data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha. Nongeye kugushima no kukunezererwa kuri iki gicamunsi. Ngaho bana natwe, Imana ishimwe. Turakuraritse ngo ngwino ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Twe ntacyo twabona twavuga, ariko ufite byinshi wabwira ubwoko bwawe, ufite byinshi wabwira abana witoreye, ufite byinshi wabwira abagukurikire. Mwami Yesu rero ngaho bana natwe, ntabari twe ijambo, ntabari twe
ibyo turi bukore byose n'aba ari twe. Waravuze ngo niduhaguruke tuvuge izina ryawe, nanjye sinjyaninira ijwi ryawe. Mba nahagurutse rero, nanjye ndakwingize ngo bana nanjye mu byo mvuga. Mwami, amayerekwa ubane nanjye kandi ukorane nanjye iby'ubutware. Urakoze rero, urakarama, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose mbisabye n'ize zina ryawe Kristo, amen, amen. urakoze cyane, ubisabye wizeye mu izina Rya Yesu. rya Yesu Kristo. Yego. Solange, Karame. uyu munsi nagusanze ahantu ukunda kwicara, abantu bataza kuhabona bakagira ngo ni mu butayu. Yego. Ntabwo ari mu butayu, ahubwo ni munsi y'urugo rwiwe. Yego. Ni ahantu akunda kuba yiyicariye arimo arasenga Imana. Ariko none kandi ndimo ndabona inkoko hafi ye, nkabona amasaka, byose ndabifite. byose arabifite. Yego. Nk'uko rero tumaze kumumenyera nk'umuhanuzi uhanura kandi akoreshejwe n'Imana, ntabwo biri buze kudutungura, ahubwo ndaza kukubwira ngo we washyize urushinge aha ngaha ntuhakure tutarareba iby'ibintu ngo twumve iyi mesaje uko iteye. Ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire, ni ikiganiro gitoya. Ntabwo rero kiri buze kukurambira kugira ngo ubashe kumenya impamvu y'iyi mesaje. Yego. Reka tuguhereze umwanya. Murakoze cyane kuba uhansanze, ni byiza cyane. Aha munsi y'urugo ndahakunda, njya maganirira n'Imana cyane. Urabona ko usanze niyambariye ibisanzwe. Yego. Ntago mvuze ngo nambaye wenda uko bajyaga bambona, wenda bambonaga nambaye neza, niteguye nk'umuntu ugiye imbere ya kamera. Ntago uyu munsi nari nabyiteguye rero, ariko nari maze iminsi mfite mesaje. Buriya ngewe sinjya nza kuri kamera nta mesaje mfite. Muri iyi minsi Imana iri kunsura cyane, kandi nta kindi Imana iri gushaka ubwoko bwayo. Iri kunshaka, si ukuvuga ngo ningiri gushaka njyenyine, iri kunshaka nawe, iri kugushaka wa mugabo we, wa mubyeyi we, Imana iri kugushaka. Wa musore we, Imana iri kugushaka. Wa mukobwa we, Imana iri kugushaka, bitewe n'ibihe twebwe turimo, bitewe n'ibihe twicayemo, kuko ibi bihe ni ibihe bigoye. Njya mbwira abantu ngo nyamara nimureke tuve mu byo turimo, mureke tuve mu magambo y'isi, tuve mu bidafite umumaro, ahubwo twegere Imana. Hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo ese kuki abantu tugira umwanya wo gutindana n'abantu nitugira umwanya wo gutindana n'Imana? Kandi nyamara gutindana n'Imana ni iby'igiciro gikomeye. Gutindana n'Imana bigira umumaro. Amen. Iyo watindanye n'Imana iguhishurira byinshi. Muri iyi minsi ndi kwaba ngo nimureke dutindane n'Imana, tugire ibintu duhishurirwa. Yego. Twere kugenda nk'abatafite amaso, twere kugenda nk'abantu batagira amatwi ngo twumve, ahubwo mureke icyo Umwuka Wera ari kubwira itorero. Impamvu ibi bintu byambayeho byatumye usanga nicaye aha hantu munsi y'urugo rwanjye. Ejo hari umubyeyi yansanze mu rugo, byari kuwa gatatu. Yego. Kuwa kabiri nibwo bari bateranye. Arambwira ati nzanye umubabaro mwinshi, nshaka ngo unsengere. Ndamubwira nti nta kibazo, ndagusengera. Ese ndagusengera kuki? Ati mfite agahinda. Ati nta kindi mfite agahinda. Ati nagiye mu itorero iwacu mu babyeyi, ni umwadeperi, murambabarira. Yego. Muri kwanga ko Umwuka w'Imana ukora. Ni mudutuke nta kibazo, ariko dufite Umwuka Wera uri kubwira abantu b'Imana. Arambwira ati mu itorero mu babyeyi twateranye ntabwo muvuze, kuko nta kintu wanamumarira, ahubwo nabanshatse kuvuga ngo wowe ujye kumuvuga uko wishakiye. Simbivuze, sinamuvuga, ni umuntu w'umubyeyi, kuko nzi ko muterana kuwa kabiri muri ababyeyi. Arambwira ngo nta kintu, ariko cyane umubabaro nuko yambwiye ngo nababajwe yuko Umwuka Wera wamanutse ukamanuka mu bahanuzi bagera nko mu 10, bakanga ko Umwuka Wera uvuga.
bakavuga ngo ni mu bacecekeshe, ni mu bakore mu mitwe, ni mu bakore mu ntugu, bivuga ngo baba bashaka ngo batuzimye. Ndamubwira, arambwira ati nasohotse mbabaye, ati ndababara. Banyamatorero, nimushaka ko umwuka w'Imana ukora, nimushaka ko Imana itubwira, ariko ngewe ntago ari uko nahamagawe, ngewe bura wanambujije no gusara nasara cyangwa nkanasandara. Ngewe kubera ngira umwuka wifuye, nasandara n'umutima bakabona uturitsemo kabiri. Arangije twasenze Imana pe, turasenga, turayihendahenda, turayibwira. Imana irangije iramanuka, iravuga ngo ni ukuri ndirahiriye manukiye mu bwoko bwanjye. N'ahandi Imana yamanukiye mu bwoko bwayo. Nawe uri ubwoko bw'Imana, nzi ko mu b'Imana ibwira nawe urimo. Waba uri umupasiteri, nawe uri umwana w'Imana. Waba uri umuvugabutumwa, nawe uri umuntu w'Imana. Waba uri umukristo usanzwe, nawe uri umuntu w'Imana. Ariko umwuka wera numanuka, mujye mureka uvuge, kuko uba ufite icyo ushaka. Ese murabona turi abacu? Ngo ijambo ry'Imana ryarambwe ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Imana ishimwe. Kandi niko kuri, ntabwo turi abacu ngo twigenge, ngo dukore ibyo dushaka. Nimba uri umuntu w'Imana, ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Nimba ukorera Imana, ugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Nimushake mujye muntu kanjye nyoborwa n'umwuka wera, ntabwo nzigera nceceka. Nzavuga icyo Yesu yanumye, kuko nta muntu wanumye. Nta nubwo ari mama wanumye, nta nubwo ari papa wanumye. Ni papa wo mu ijuru wambeshejeho, na n'iyi saha akaba ari we nyiringira. Nawe kandi nzi ko ari ukubeshejeho. Uba Imana ikubwiye ngo se umwuka uhumeka hari icyo wabona wawishyura, wakibona cyonyine nubwo yaba isogonda imwe. Imana ndabizi mufite ubutunzi, rerebota ya mando ya sikajezi, uraba ufite bwinshi, nta kintu bwakumarira. Imana ikubwiye ngo umunota umwe wonyine, ngo umwuka ufite wabona icyo wawunyishyura. Ese wakibona? Imana ibikubwiye muvandi, wakibona? Ntacyo wabona. Ufite imodoka nziza ugenderamo, ufite inzu uryamamo n'urubyaro rwawe, ufite abana beza, urabishyura amashuri, ariko hirya hari umukene udafite n'uwamwishyurira n'iki n'ayo mashuri y'abana. Ariko umwuka ndi kuvuga ku mwuka gatoya konyine. Imana ikubwiye ngo ufite icyo wamwishyura, uwo mwuka Imana wabona icyo wayishyura. Ese wayikura he? Wayibona? Ntayo wabona nshuti yanjye. Ahubwo icyo mbabwira, nimureke twiringire Imana, nimureke twizere Imana, nimureke dukurikire Imana yaduhamagaye, Imana yatubeshejeho, na n'iyi saha ikaba ikikubeshaho. Nimba ugenda mu nzira nta mpanuka ikugezeho, naki nkurikije uku kwezi kwa kabiri abantu bari gupfa, ntabwo umuntu yakabaye ari mu byarimo. Yagasenza Imana akavuga ati nanjye nejo. Imana yambwiye ngo Imana ishaka ko mwiyeza, mukitunganya ku kanini na gatoya, kuko ntabwo uzi umunsi wawe, nta nubwo izi isaha yawe. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Reka mwene data adusomera ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 40, ariko igice 13. Uhere ku murongo wacu ujya ku 13. Yego. Reka dusome Yesaya igice cya 48. Yego. Umurongo wa 13. Yego. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Aravuze ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rwanjye rw'isi. Imana ubyumve neza, ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Imana ishimwe cyane, komeza. Kwabambye ijuru iyo mbihamagaye
ibiritaba kwabambye ijuru pardon kwabambye ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru yego iyo mbihamagaye biritaba yego Imana ishimwe bivuga ngo nta kindi Imana ishaka wowe uri buze kudukurikirana Imana ishaka ngo Imana niguhamagara witabe were kuyininira were kuba ngo hari ibyo narindimo ngo ibiki n'ibiki ese biruta ibintu biruta umuririmbyi yaravuze ngo araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara komeza mwese nimuterane mwumve uko ngiye ko nta kindi Yesu yarari kuvuga yaravuze ngo mwese nshaka ko muterana mwumve icyo ndi buvugane namwe yego Imana ishimwe cyane nta wundi yari kuvugana nawe ubu nta bandi ari kubwira nitwe nshuti ni wowe Yesu ari kubwira kandi ubyumve neza ni wowe Yesu ari kugira gute ari kubwira ari kubikubwira none ari kubikubwira wowe uri mu byurimo Yesu ari kubikubwira komeza tugende ninde wo muri bo wigeze kuvuga ibyo yego uwo mutoni w'Uwiteka i Babuloni yego azahagira uko ashaka kandi ukuboko kwe kuzatera abakorudayi njyewe ubwanjye naravuze nti ndamuhamagaye kandi ndamuzanye azahirwa mu rugendo rwe mwakire neza ijambo ry'Imana Imana ikugirire neza cyane Imana ishimwe buriya rero Yesu naguhamagara ni ukuri uri mu nzira ugenda ugomba guhagarara ukamwitaba ufite imodoka uri kugendamo Yesu nakubwira ngo ndagukeneye hari igihe abashaka ngo usenge hari ikibazo uba ufite kigoye ariko ugomba kugira gute ugasenga ariko cyane nimba Imana ikubwiye ngo nyamara ibi bihe turimo nshuti yanjye ni ibihe bigoye ibihe turimo ni ibihe biruhije umuhisi n'iki n'umugenzi niyo mpamvu tugomba kwizera Imana kandi tukayikurikira cyane uyu munsi byari ngombwa ko ntari kuza imbere ya kamera numvaga ko mfite n'ibindi ndi bubyukiremo pe ariko Pasika reka nkubwire Imana yaraye inugaritse mu gicuku cya nijoro nabyutse saa 9 z'ijoro menya hari niko nabivuga mbona Imana iri kumbwira ngo nje kugosora aya ni amasaka nawe ndabona uri kuyabona ndizera ko nta muntu utari buyabona aya ni amasaka ni ukuri amasaka mwese murayazi yego amasaka murayabona aya ni amasaka nimba Imana itangiye kuvuga ngo ngewe manukiye kugosora urabona ko izi ari inkumba ni ngewe Yesu yasanze sibyo nta wundi yasanze muvandi reka nkubwire nimba utemera ko Imana iri kugosora nubipinga birakugeraho nagiye kubona mbona ndi kugosora Imana irambwira ngo nje kugosora nje gukuramo mbese nje gucencura urambabara ntabyo nzi ariko ndabibakorera ndabereka uko Imana igiye kubikora nje gucencura nindangiza ngosore haleluya Imana ishimwe irambwira ngo ni ukuri ndi mu ijuru ryanjye ry'abera nje kugosora nje gukuramo ese rerebota ya siri Imana ije kugosora ije gukuramo ije
ngiye kubona nkajya mbona bimwe iri kubigosora bimwe iri kubishyira mu ruhande noneho ndangije mbaza Imana ngo se biriya uri gushyira mu ruhande bisa nk'inkumba hari niko nanjye ndi kubibona muri aya masaka mfite ndayibaza ngo se ngo kubera iki nakomeje ndwana n'uwo mwuka cyane ndabaza ngo se kuki zirankumba uri kuzishyira iruhande Imana irambwira ngo soye inama zanjye nzishyize uruhande rumwe uri kubibona inkumba nazo nzigize gute nzishyize iruhande rumwe ngiye kubana ndongera ndagosora ndakomeza mbaza Imana ngo ese ibi bintu uri kunyereka ni ibiki Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo ije kugosora Rerebotayasiri Imana irambwira ngo nje kugosora ngo nabahamagaye kenshi ngo nkababwira ngo nyamara ndimanuke ndaje mwarangiza mugapinga ngo ntagima Imana yambwiye ngo iramanutse kandi iraje ije kugosora ije gukuraho bimwe Imana ishimwe Rerebotayasiri ije zimora takaya bayamando Imana ije kugosora wa mukobwa we bamaso wa musore we bamaso wa mugaba we Imana irambwiye ngo bamaso wa mubyeyi we bamaso usenge sengera urubyaro sengera imiryango yawe Rerebotayasiri waba uyifite mu gihugu cy'u Rwanda waba uyifite mu gihugu cyo hanze waba uri muri Amerika waba uri i Burayi waba uri Sudani waba uri mu majyepfo Imana irambwiye ngo sengera umurya aho uherereye hose Imana yambwiye ngo ni musenge cyane musengera imiryango yanyu musengera abavandimwe banyu kuko Imana ije kugosora Rerebotayasiri Imana nyamara ndo irirahiriye ngo nukuri ndi mu ijuru ryanjye ry'abera nje kugosora Rerebotayamando yasika je simora takayasiri Uwiteka arabwira ati dore nje kugosora hari ibyo nje gukuramo igihe kibaye kinini Rerebotayamando nje kugosora yabwira ngo nukuri nje kugosora wowe uri kunyumva bamaso usenge kuko Imana ije kugira gute ije kugosora Imana ikugirire neza Yesu aje kugosora Imana ije kugosora Imana nishimwe Yesu aje kugosora haleluya haleluya Imana ije kugosora Imana irarobanuye yarabaretse amina 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 niyo mpamvu igihe cyayo ngo kirageze ngo nukuri ndirahiriye ngo nje kugosora ngo kandi ndangije ndacencuye Imana ishimwe Rerebotayamando data wa twese arambwe ngo nimbabwire ngo nimube maso ngo nyambara nje kugosora ngo kandi nje gukuraho kuko ndi Imana nyiringabo yavuganaga namwe ayo magambo shalom shalom Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho kabiri musengera abavandimwe banyu data wa twese ari kumbwira ngo nimusengera abantu musengera igihugu cyacu cyane rwose mugisengere mutisengesheje muri abanyamasengesho muri abavuga butumwa waba wereka uterekwa sengera igihugu cyawe uhagazemo Imana ikugirire neza Imana ukaziri kuba nyinshi ibi ni ibintu byagiye bihanurwa cyane njyewe Imana yarambwiye ngo hari umudayimoni uri kuva muri Kongo uri kugendera mu nzira ari gushaka ngo amare abanyarwanda abateje ikintu cyitwa iki impanuka Imana irangije irambwira ngo nimusengere amayira abantu bose bagenderamo nimba hagendera moto waba uri n'umunyamaguru hano hagendera imodoka nimusenge Imana kuko uwo mudayimoni we ngo yarangije kugira gute kwinjira ari gusaba amaraso y'abanyarwanda Imana rero itugire neza kandi Imana itwiteho yego message nari ifite nizo urakoze cyane yego iyi message ni message ikomeye yego kandi abantu bose bakwiye kuyumva ikintu message iza ibwira abantu gusenga yego ndayemera cyane nukuri kuko gusenga kujya guhindura ibyanze guhinduka ndabizi imigambi y'abagome igakurwaho yego iy'abagambanyi ikavaho yego
uyu munsi rero kuba uri kubwira ushishikariza abantu gusenga, oya nibasenge cyane rwose, nibasenge ntago amazi ari yayandi, ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana iri kumwe nawe. yego. Hanyuma ntabwo turi bukore ikiganiro kirekire nk'uko tujya tubivuga, cyangombwa ni message iba yatambutse, umuntu yakwifuza gusengana nawe, yakwifuza kuvugana nawe, nimba yenda nta kindi nta guciye mu ijambo, yego, nimba hari ikindi wavuga wakivuga, none ugahita nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ni 079 5 9 7 iyo nomero unyeneye wayimboneraho, ariko icyo nakubwira cyo ni musenga Imana. Kabiri, Imana yambwiye ngo ugiye mu ibitaro bitandukanye, niko ndi kubibona nubwo ndi imbere ya kamera, mbona ikintu cyitwa umudayimoni uri gushaka ngo umubyeyi wese najya ajya kwiseta kubyara ahagwe, ariko Imana irambwira ngo uwo mudayimoni imukuye mu bitaro. Wowe uri muri CHK, wowe uri Kibagabaga, wowe uri ku Muhima uri umubyeyi, wowe uri Faisal, Imana yambwiye ngo iguhagazeho ku buzima bwawe, kandi nawe utwite, Imana irambwira ngo iguhagazeho. Imana ibiteho cyane kandi bagirire neza. Ndabwira umuntu udukurikiranye ari mu gihugu cy'i Burayi, ndamureba mu bitaro, amaze iminsi muri bombone, urupfu rwari rugiye kumugeraho kuko yasabwe inshuro nyinshi. Imana irambwiye ngo imukuyemo bombone kandi iramukijije. Irongera irambwira ngo wowe umaze iminsi uburana imanza zidashira, menya hari uburanye nk'inshuro 5, ujurira byanga, abantu baguze ibyawe, abantu barakuguze, nagiye kubona mbona amadosiye yawe Imana igize gute, irayubuye, kuko mbese bari kuburana bagenda bakugura. Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo nubwo bakuguze, ariko Imana itanze ikiguzi kiruta icya babandi bagiraga gute batangaga. Amen. Imana ikwiteho. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari gukora, abantu mushaka perime, abantu mukeneye perime, ngiye kubona hari umuntu umaze iminsi, menya hari akoze nk'inshuro zigera nko muri 5 cyangwa 6. Imana yambwiye ngo iguhaye perime, wowe uri bunkurikiranye, Imana iguhaye perime. Imana ikwiteho. Ne wabuze ibyangombwa byo kujya mu gihugu cyo hanze, uri umuhanzi, uririmba indirimbo z'isi, niko ndi kukubona, sinkuzi, ariko Yesu yambwiye ngo arabiguhaye. Umaze iminsi ubyirukaho bikanga, wagera hamwe akavuga ngo aha ntibikunda, ariko Data wa twese arambwiye ngo arakuvivuriye, nubyakire, n'Uwiteka ubiguhaye. Imana ibagirire neza. Yego, karibu nisengesho. Mana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha, uvuganye natwe muri aya magambo, bana natwe rero, bana n'ubwoko bwawe. Oh, haleluya, haleluya. Gira neza abana bawe, babere Imana, babere maso, babere ku rugamba, barwana intambara izo bazi n'izo batazi, kuko uri Uwiteka. Urakoze rero, urakarama, dore ko byose mbisaba n'izina ryawe Kristo. Amen, amen. Urakoze cyane. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share na comment. Amen.